natsinzi nabonaga imbere yanjye rubasha yarafoye aramasha ahamya mu cyico kuko Uwiteka wanjye yafashe igikundiro cye agitegekesha itangiro nari mfite mu maso y'abantu nuko maragaruye ubuyanja ibuye ryo kwizera yamaye n'iryari gusha Goliyati ntibyashobokaga ko nagara kandi data hari umwami yarabuze indakira angendesha nebye mu nzira zigoye iherezo ryanjye ku bisi arigira itangiriro kuri we singikanzwe ukundi kandi cagawe n'igiti nyirocye dore umwanzi. Nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Iri shuri riherereye hari Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira 0788 30 66 83. Yes, reka mfata umwanya nongere mbasuhuze neza nshuti bakunzi ba Impuhwe TV mumeze mute. Twebwe tumeze neza turashima Imana turakomeye umwuka w'Imana aracyaduhanzeho aracyakomeje kutugirira neza. Tuhuza abantu bari muri umujyi wa Kigali mu majyaruguru mu majyepfo iburengerazuba n'iburasirazuba bwaryo mumeze mute. Twebwe turashima Imana nk'ibisanzwe. Iyi ni Impuhwe TV nitwa Prince Robert. Umuntu utameze neza yihangane ejo bizamera neza niko isi imeze. Hari igihe umuntu aba ari kurira ejo akaba ari guseka. Ibyiringiro byanyu mujye mubishyira ku Mana. Ndi kumwe n'abashyitsi beza nk'ibisanzwe. Impuhwe TV tubazanira abashyitsi b'umugisha tukaganira nabo. Reka mbere ya byose manze mbakire ubundi musuhuza abantu badukurikiye mubaganirize tuziranye sibyo byiza. Reka mpere iburyo bwanjye iruhande rwanjye bakwita ndi. Amazina ni Viviane Kamugisha. Yego nakiriye na mugenzi wawe bakwita. Murakoze cyane. Amazina ni Denyse Tishemeri. Yego turi kumwe na Denyse na Viviane n'abakozi b'Imana. Viviane manzi dushyira imbere y'Imana ubundi tuganire tuziranye neza n'Imana iri kumwe natwe. Sozi ko biravuze ngo babiri cyangwa batatu bateranye Imana ihita imanuka ikabana nabo. Dushyira imbere y'Imana ubundi dutangire tuganire. Mana nziza, Mana ikomeye, urashoboye, urakomeye. Nyirige Mana tuje imbere yawe, tuzi ko Imana ituzi kurusha uko twizi. Nyirige Mana wari utuzi kera tukiri mu nda za ba mama, wari utuzi nyirige Mana wari uzi ko iki gihe kizagera tukaza imbere yawe tukavuga ubutumwa bwiza tugahindura benshi. Mana ibyo turabigushimiye. Nyirige Mana rero tubanje kwereka imitima yacu, reka ibyo dukora byose bibi byera imbere yawe, turinde kujya kure yawe mu byo tuvuga, mu byo dutekereza no mu byo dukora, ugiye gukora dukoresheje nawe mwuka yaratuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hanyuma nifuje ko tuganira hano ku Impuhwe TV mu mirimo y'Imana Imana yabahamagariye. Umurimo mwumva mukora mukumva ko muri feri yawo n'uwuhe? Dore kuri Viviane. Umurimo nkora nkunda cyane ni umurimo wo kuririmba. Yego. Deni wowe? Murakoze cyane. Nanjye umurimo w'Imana nkora nkumva ndanezerewe nkumva ndishimye cyane. Ni umurimo w'uburirimbyi kuko ndabikunda cyane, nakuze mbikunda nkiri n'umwana mutoya
numva binyuze mu mutima wanjye, numva binshimishije no kuwukora nkumva nta kibazo, biranshimisha cyane. Murakoze. Ni wowe uririmba wenyine mu muryango w'iwanyu? Murakoze cyane. Twavutse mu rugo turi abana 5, turi abakobwa 4 n'umuhungu umwe. Mfite umubyeyi, bose ndabafite, papa na mama. Hanyuma ni njyewe usa naho nakuze mbikunda cyane, kuririmba, numva nkunze kubikora cyane, nsa naho ndi njyenyine muri famiye yanjye. Watangiye kuririmba ryari? Murakoze cyane. Natangiye kuririmba ndi umwana muto cyane, nakuriye mu ishuri ry'icyumweru École de Denyse. Yego. Nakuze ndi umwana muto cyane ufite nk'imyaka 3, 4, 5 gutyo. Nkura nkunze gusenga, ariko cyane cyane nkunze kuririmba. Nkura ndirimba nyine ndi umwana muto cyane muri iyo myaka, numva mbikunze, ngenda nkura gutyo. N'ubu ndacyabikunze kandi ndakomeje no kubikora cyane. Viviane byaje ryari? Njyewe byatangiye nanjye nakuriye mu ishuri ry'icyumweru École de Denyse. Nyine nkajya mbona abantu nyine bamutima bavuga ati wa mwana we uzabikomeze ubikunde cyane, nyine hari aho byazakugeza. Naho nyine byatangiriye, nanjye ndabikunda cyane, iyo motivation nyine nkomeza kubikunda, numva ko nzanabikora. Umuryango w'iwanyu hari umuntu uririmba ushobora kuba warabyigiyeho, warabyiganye? Ababyeyi banjye, papa agira impano yo guhimba, mama nyine mbona ari wijwi narikuyeho, kuko we nubwo nyine atabikomeje cyane, ariko we nyine nawe ararigira, hari igihe tujya dukorakora. Ujya ukorabana na mama wawe? Tukaririmba. Usengera ahagana he? Nsengera kuri ADPR Batsinda. Denyse wowe usengera ahagana he? Nsengera muri ADPR Kibeho. Ni mu majyepfo? Ni mu majyepfo. Nise Viviane mwaje guhurira he? Murakoze cyane. Viviane ni inshuti yanjye. Nagiye kwiga mu karere ka Muhanga Buringa Tiveti School. Niga mu mwaka wa 4 accounting. Viviane yaje promotion ikurikiye yanjye, aza kwiga mu wa 4, ngiye mu wa 5, niho twamenye. Viviane wiga mu wa 4 Viviane? Ngiye mu wa 5. Shuba? Cyane. Umuntu yakubona akagira ngo ufite nk'imyaka 7. Nuko ngira ikibazo cy'imibereho. Nuko kuvuga ikibazo cy'imibereho nyine cy'uburwayi. Niboneraga Viviane yiga nka primaire? Yes we. Ndi mukuru nubwo ndi muto ariko ndabyibye. Yiga mu wa 5 yiga iki? Ni ibintu bijyanye na accountancy. Ubu kubara amafaranga y'abantu urabizi? Ngenda mbimenya. Denyse wowe wiga mu wa kangahe? Nkuko nari maze kubikubwira, ubu ngubu nanjye ndi kwitegura kuba umufinaliste. Niga mu wa 6 ubu ngubu. Sure? Yego. Ntabwo umuntu mfite imyaka ingahe Denyse? Mfite imyaka 19. Wow, uri mukuru ntabwo uririmba, harya niko akunda kuvuga. Yego. Hanyuma muri abaririmbyi, muririmbira Imana. Hari n'umuntu ushobora kuba dukurikiye akabatse barabana ko ari kuvuga ngo bararirimba. Nkunda kwakira abana b'abaririmbyi, nkabaza ni bamuturirimbiraho gatoya numve niba muzakomeza cyangwa mutazakomeza, sibyo? Yego. Mbakire muririmbe. Nta kibazo. Reka tumaze dusuhuze na kameramani wacu, tumuhe ikaze, ndetse na pianiste wanyu bamwita Player. Yego. Niwe ukora ku nanga. Rero reka mbakire duhimbaza Imana. Si muri indirimbo zaririmba Imana? Yego, kandi ndabizi ko muri abaririmbyi bakora ari na rada. Ni karibu. Reka twumva amajwi yanyu, numve niba muzakomeza cyangwa se niba mbabwira ngo nimugende mujye kugira gute guhinga. Sawa, ni karibu. Twagiye.
nk'igihembwe ngwashire nashira nk'umwaka si nk'ikinyejana si nk'ikinyagihumbi ahoraho iteka ryose si nk'igihembwe si nk'igihembwe ngwashire nashira nk'umwaka si nk'ikinyejana si nk'ikinyagihumbi ahoraho iteka. wow ahoraho iteka ryose Imana ibamugisha. Ngewe maze gushyiraho ka kantu kaba ku nkweto bita ni Nike navivuye. Abantu mudukurikiranye namwe ndakeka mwamaze kuvivura. Ngewe numvisha abantu baririmba kubera nkunda kuririmba nubwo byanyihishe ariko nkunda abantu baririmba banumva twakoresha kuririmba gusa. Hanyuma wambwiye ngo Viviane mamuhuriye ku ishuri usanga hari ibyo abitse nawe hari ibyo ubitse, muhita mwashina muraririmba muri korali mutangira gutekereza ko mwakorana kariyeri muzike yanyu mwebwe ubwanyu mufatanije. Mwongeye mudukubitira kandi karirimbo ala karirimbo nkunda numvise mufite amajwi nk'ay'abana bita ba Vestine na Dorcas, murabazi? Yego cyane ndabakunda cyane. Numvise muririmba kimwe wagira ngo mwarabamizi. Twongere dukubita arakarimbo kabo muzi? Yego. Reka ariko dukubitaho ubundi dukomeze sibyo? Twagiye. Igihe natsinzi nabonaga imbere yanjye rubasha yarafoye aramasha ahamya mu cyico kuko Uwiteka wanjye yafashe igikundiro cye agitegekesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko baragaruye ubuyanja ibuye ryo kwizera yamaye n'iryari gusha Goliyati ntibyashobokaga kunangara kandi data ibuye ryo kwizera yamaye n'iryari gusha Goliyati ntibyashobokaga kunangara kandi data ari umwami. Yaravuze ndakira angendesha nebye mu nzira zigoye iherezo ryanjye ku bisi arigira itangiriro kuri we singikanzwe ukundi kandi cagawe n'igitinyiro cye dore umwanzi abuze uruvugiro abambari be bakwishora intare ya Yuda iranesheje dore umwanzi abuze uruvugiro abambari be bakwishora intare ya Yuda iranesheje kuko Uwiteka wanjye yafashe igikundiro cye agitegekesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko baragaruye ubuyanja ibuye ryo kwizera yamaye n'iryari gusha Goliyati ntibyashobokaga kunangara kandi data ari umwami. Wow njyewe nababwiye ngo nemeye. Yesu ashimwe. Abantu badukurikiye murabona ko abo bana bafite impano rwose kandi zidashidikanywaho. Hanyuma Viviane nuwe muhanzi hano mu Rwanda uririmba indirimbo zarimba Imana ukunda? Umuhanzi hano mu Rwanda nkunda no gukurikirana n'umuhanzi
wabaye umupapa nyine bamwita Nshuti Bosco. Kana Nshuti Bosco. N'akaririmbo ke gatoya ukunda kuririmba ukumva wenyine. Denyse naza kubigeraho. N'akahe? Akaririmbo ke nkunda cyane n'akaririmbo ke bita Uranyumva. Gatoya dukubitiraho gatoya n'aka Uranyumva igitero kimwe gusa. Mwami Yesu uranyumva niyo ntavuga uhora utegeye ugutwi kwawe kumva icyo usabwa n'umwana wawe Mwami Yesu uranyumva. Wow. Reka nigire kuri Denyse. Deni wowe ukunda uwohe? Murakoze cyane. Nanjye umuhanzi uririmba gospel songs nkunda cyane ni Israel Mbonyi. Israel Mbonyi. Yego. Ubu nkubwiye ngo rimba mwerego ubutayu bwatumye ibiganza byawe wahita ukaririmba. Yego. Twagiye. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatereka cyane ngo ntibahirwa kandi batungishije benshi. Erega Mana icyo ngukundira utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe maso y'abantu kandi Mana icyo ngukundira abantu washyize ibanga ryanjye nawe erega n'abarya baguhimbishanya inzandiko nyinshi z'ibinyoma bagategeka cyane ngo ntibahirwa kandi batungishije benshi. Erega Mana icyo ngukundira utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe maso y'abantu kandi Mana icyo ngukundira washyize ibanga ryanjye nawe. Wow. Buriya Imana n'umukozi w'umuhanga. Nk'ubu kera yari yarashyize ibanga ryanyu ko muzaza hano ku Mpuhwe TV. Irihisha kure y'amaso y'abantu. Ziko amaso y'abantu iyo baza kumenya ko muzaza hano bakabatangisha, ariko Imana icyo tuyikundira iravuga ngo mfite ibintu mbabikiye kandi murabona ko mubitse ibintu byinshi byiza. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Hanyuma mumaze guhura muteganya ko mwakora kariyeri muzikale yanyu mugafashanya mukaririmba mukihuza kandi ndumva mwabigeraho. Mbere byose reka mbabwire ngo mwabigeraho. Muteganya kubikora ese inzozi zanyu mwumva zigana kuki cyangwa zishaka kugera he? Ndahera kuri Viviane. Inzozi zanjye ku bintu bigenda kariyeri y'umuziki mba numva zagerana kure cyane ko nge nkunda kuvugira Imana mu butumwa bw'indirimbo. Yego. Deni wowe? Murakoze cyane. Nanjye ukuntu mbyifuza mba numva nageze ahantu kure cyane nkuko nabikubwiye. Role model wanjye ni Israel Mbonyi. Ndamukunda cyane, nkunda ukuntu aramye Imana anayihimbaza. Nanjye mba numva nifuza kuzagira ikirenge muke ndetse nkaba nanamurenzaho, nabyo birashoboka cyane. Yego, ndabikunze kuririmba kandi nkunda kwamamaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Nukuri numva mbikunze kandi hamwe n'Imana byose birashoboka. Bibiliya yaravuze ngo aho tuzaturiraho akanwa kacu tukabifuriza umugisha kazababeho. Nanjye mwaturiyeho kuzagera ku rwego mushaka. Sibyo Viviane? Nawe reka mwaturiyeho kuzagera ku rwego mushaka. Rero turi kuririmba uyu munsi nta kindi numva ashaka ko dukora. Reka mbahe muririmbe indi ndirimbo imwe muhuriyeho. Sibyo? Nimshaka mukore ya narada kwaya. Sibyo? Cyangwa se mukore n'indi mumba muhuriyeho. Hanyuma abantu badukurikiye bamaze kubona ko muri abahanga. Nabibonye pe ngenda bihamya muri abahanga kandi abadukurikiye muraza kujya muri commentaire hasi mutwandikiremo mutubwire niba aba bana bakomeza cyangwa se batakomeza. Reka dukomeze turirimbe. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyi
binezeza umutima amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima Yesu we ngize ngo nkuvuge mbegana heraye cyangwa na rangiriza ibuye rizima rikomeza imfuruka ibuye rizima rikomeza imfuruka uribuye rizima rikomeza uribuye rizima uribuye rizima rikomeza uribuye rizima uribuye rizima rikomeza imfuruka ni ukuri Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka tugane ku musozo. Turabashimiye, muturirimbiye neza. Sinzi tugana ku musozo, ikintu mwumva mwabwira abantu babakurikiye, abantu uyu munsi mubonye nonse inshuti n'abakunzi hano ku Muhe TV ndetse n'abandi muzaronka, ni iki viviane icyo mwumva mwababwira? Njyewe ikintu nasaba abantu badukurikiye, njyewe nk'uko nabibabwiye nyine kariyeri yanjye y'umuziki ndashaka kuva ku rwego rumwe ikagera ku rundi. Rero hari ukuntu nyine mubishoboye mwajya mugenda mudufasha uko mubishoboye mukazamura, ko hari abantu benshi cyane bagiye bahera hasi ariko bakagenda bazamuka, kuko ntabwo bava kuri esikariye imwe ngo uhite ugera kuri esikariye ya 10, hari aho uhera hasi. Dusupoze ko iyo esikariye ya mbere mutambutse yego esikariye ya kangahe? ubu iyi ni esikariye ni nk'iya kabiri, kuko esikariye ya mbere niyo yo kwari ukumenya namwe tukaza hano kuri televiziyo impuhwe, ya esikariye ya gatatu rero niyo kudutera inkunga no mukatuzamura. Murakoze. Njyewe ubwanjye, njyewe Prince Robert, inkunga yose muzansaba y'ibitekerezo mfite ubushobozi, y'amafaranga mfite ubushobozi nzayibaha, ubwo simbateye inkunga. Yego, murakoze cyane. Ikindi kintu nababwira abantu badukurikiye mwese, Imana ibahe umugisha kubw'umwanya wanyu nyine muba mwafashe. Hari benshi cyane nyine muba mwigomye ibintu byinshi cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Murakoze. Denyse, ku mutima wawe urumva wabwira iki abakunzi bawe uronse n'abakunzi b'Impuhwe TV? Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza kubashimira mwese abantu badukurikiye kuri Impuhwe TV. Ni iby'igiciro, ni n'iby'ukwishimirwa cyane twese hamwe. Kuba twabashije kuza nyine hano kuri Impuhwe TV, twishimye cyane. Muri kubibona mu maso yacu na Viviane, twishimye. Ikintu nabasaba nk'uko nabivuze, kuririmba ni kariya yanjye nkunda cyane. Njyewe ubu mfite na yutubi channel nkoresha. Icyo mbasaba, dukorera ku nyigisho z'urugendo. Abantu badukurikiye ku Impuhwe TV bajyaho bakasacinga Celeband, bahita batubona, bagakora subscribe mu buryo bwo kudufasha na share byose. Yego, hari ahantu rero nanjye numva nifuza kuva no kugera hamwe nanjye na Viviane. Inkunga ya mbere ni amasengesho n'ubufasha buturutse kuri mwebwe abadukurikiye. Murakoze cyane, ni mubikora ni ukuri Imana izabaha umugisha. Murakoze cyane. Abantu badukurikiye, wifuza kubona Viviane na Denyse, 078 komeza. Abantu bifuza kubona Denyse na Viviane nk'uko muri kutubona hano, Denyse wamubona ukoresheje 078 27 32 822. Hanyuma Viviane njyewe ni 078 52 59 815. Ni mama ariko nta mutima mubi.
bambwiye ko mama wawe mujya mukorana kolabo numva ko nta dayimoni hanyuma ntabwo mwancika mutakubisa kandi tugana ku musozo nanjye abantu bari badukurikiye ndumva mbabereye maso sibyo twagiye ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe na buri cyiza ngufite mwami ko umpagishe na buri cyiza ngufite mwami ko umpagishe ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe na buri cyiza ngufite mwami ko umpagishe na buri cyiza ngufite mwami ko umpagishe ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe ushimwe yesu ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe na buri cyiza ngufite mwami ko umpagishe na buri cyiza ngufite mwami ko umpagishe. Wow, turabashimiye reka nshimire n'abantu bari badukurikiye mwakoze gukurikirana iki kiganiro kikaba kigeze ku musozo turi kumwe Imana ibamugisha abana rero nabo kubashyigikira ni ingenzi kandi no kuba kugami bw'Imana mwakoze kudukurikirana ibiganiro byacu nakagaruka n'ubutahani tubatumira muzatwitabe mwakoze Imana ibamugisha reka tubabwire ngo shalom.